Iyi ni GCN Real Estate ya kampani yanyu bafasha kugurisha ibibanza ndetse n'amazu hirya no hino mu gihugu. Ubu ngubu turi mu mujyi wa Kigali, akarere ni aka Nyarugenge, umurenge ni uwa Kanyinya ndetse n'akagari ni aka Nyamweru. Ubu ngubu nabazaniye imari nziza, imari iri ahantu heza. Murabibona neza ko twaje n'imodoka, byumvikana ko hari umuhanda mwiza. Nk'uko mubibona ni na laterite, byumvikana ko nta bunyereri, imvura yaguye nta kibazo na kimwe wagira. Icyo kibanza mbazaniye kiri ku mafaranga makeya, amafaranga buri wese yakwibonera, kandi murabona ko ikibanza cyacu kiri ahantu heza hatuwe ndetse hari n'ibikorwa remezo. Nimumerekeze tujye kureba ikibanza. Iki ni cya kibanza nababwiraga giherereye ahantu heza mu karere ka Nyarugenge, umurenge ni uwa Kanyinya ndetse n'akagari ni aka Nyamweru. Nk'uko mubibona neza, uhereye kuri no borune ya mbere, iyi ngiyi turimo turabona hano, ukagera ku yindi borune iri ruguru hariya, mu butambike harimo metero 18, ndetse unavuye no kuri no borune yindi ukagera kuri borune iri hirya, naho harimo metero 25. Byose hamwe bikabyara metero kare 450. Ahantu ntago ubuhombye ndetse nta nubwo ubuhenzwe. Mwibutsa ko ino iki GCN Real Estate ari igufasha kubona ibibanza byiza ku mafaranga makeya, ku mafaranga buri wese yabasha kubona, agatura neza, agatura ahantu heza hafite umutekano kandi hizewe. Hano hantu turi rero haratuwe, murabibona, hirya hari amazu ndetse no hino hari ahandi. Hano ni site yatangiye guturwamo n'abantu benshi. Rero nawe nubure mu banyamahirwe bari gutura ahantu heza nk'aha ngaha mu mujyi wa Kigali. Ikindi kandi bakaba baturanye n'ibikorwa remezo. Ruguru gatoya hari umurenge mwawubonye, hari n'ibitaro cyangwa se ikigo nderabuzima wajya wifashisha wivuza, kandi hari n'umuhanda cyangwa se aho wajya ukoresha uva ahantu hamwe ndetse ujyana ahandi. Birumvikana ko bitakugora ubaye ufite ikinyabiziga, yaba imodoka, yaba moto cyangwa se ikindi kintu cyose ukoresha uva ahantu hamwe ndetse ujyana ahandi. Hano hantu turi rero murahabona ko ari heza, hari ubutaka bwiza, nta bunyereri buhari, kandi harimo haragurwa cyane. Nutinda urasanga amafaranga yiyongereye. Mwibutsa ko ubu ngubu iki kibanza kiguze miliyoni 7.5 mu mezi 2 yonyine cyangwa se amezi 3, kizaba kigeze kuri miliyoni zirenga 10. Ubwo urumva ko amafaranga azaba yiyongeyeho ari amafaranga atari make. Ubwo ngubwo rero fatirana no mahirwe wigurira ikibanza ku mafaranga make yakoroheye, kandi uture neza ahantu hari umutekano. Kindi nakubwira kuri iki kibanza, ushobora kukigura wakubakamo inzu, cyangwa se wanakigura ukazagisubiza, ukakigura miliyoni 7 n'amafaranga 500 y'u Rwanda, ukazagisubiza miliyoni zirenga 10. Nabwiye ko hano hantu turi ahantu heza, haratuwe kandi hari amashanyarazi, umuriro ndetse hari n'amazi. Ubwo rero ni karibu, ngwino wigurire, ngwino ugure ikibanza ku mafaranga meza, utugane. Turi GCN Real Estate kandi turagufasha mu buryo bwizewe kandi bunoze. Ubu ngubu waduhamagara kuri nimero uri kubona kuri screen yawe, ukatubwira uko wifuza kugura ikibanza. Turahari ku bwanyu, kandi iki kibanza kiri ku mafaranga makeya wakwigondera. Urakoze we wadukurikiranye. Turi GCN Real Estate, ibyiza cyangwa se ibibanza byiza nakagaruka kuri twebwe. Murakoze.